Muraho nkuko mubibona naje hano kuri The Ben Ugesh Cosmetics nazanye akamoto kanje kugira ngo bakoze ngira ngo murabona ukuntu kari ku micyo ku mafaranga yanjye icyatanu gusa. Hano habari abamotari benshi bazanye kugira ngo moto zabo bazimeze neza, haba hari abaje kugura products zitandukanye. Nk'ubu ngubu hari abamotari bambwiye bati nujyayo uzatuzanira ama products, dore ngaya mba nabaguriye amasabune, amaparufe, byose biba birimo za Simonize, keretse icyo udashaka ku mafaranga yawe makeya ukaza ku buryo ujyana moto ikaba imeze neza, umukiriya akabona yuko kabisa usa neza. Niba uri umumotari cyangwa se ufite moto ukaba utarazana ngo bakogereze bakwereke ukuntu biba bimeze, uba wacikana. Na kasike zanjye buriya hari imbere nazitanze, barimo barazoza, baraza no guteramo agaparufe ku buryo umuntu nyiha kabisa avuga ati uyu mumotari afite isuku. So niba utaraza rero gwino bakogereze, ni icyatanu gusa niyo utanga, barangiza bakakogereza moto yawe bakayitera Simonize, ukagenda umeze neza kandi na kasike zawe bazogeje. Cyangwa se niba utabishoboye ushobora kugura product hanyuma ukazajya ubyikorera iwawe mu rugo, ntucikanwe. Gwino uyu munsi nawe bagukorere.